K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts. Educate, inform, we keep it real. K47 report, oh. K47 report. Izi ngizi se ziba zita mama yake. Mama yake. Niyo mpamvu jewe nkanjye Snow Lion kabisa yago nimba unanyumva cyangwa se nubona n'iki kiganiro kabisa Snow Lion much respect. So nagerageze akore plan B nimba ari amayoga yanywaga Skytu yihorere uyareke uyapowe ukore gahunda zawe mami wawe cyangwa se mama Doboy nibwo uzabona uburyo cyo kumukontorora. Abantu bose se ko basa nabiki aba bose babikesha Joy Decor House cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga, dukora decoration y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo, dukora protocole na service utasanga handi, dusiga makeup uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo bwiza, elegance na professionalisme. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0782215785. Twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. Yes, kaze kuri K47 report, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tukugezaho hano kuri K47 report. Hanyuma rero nanone haje Snow Lion meze bite? Fresh sana nyayo. Ndakubona 5 kuri 5. Bana kabisa much respect kabisa. Izi ngizi se ziba zita mama yake. Mama yake. Ziba zita mama yake. Bana nagatwika kangaka iki kibari cyangwe maze. Bana fosana kabisa. Bana kabisa. Hanyuma se Snow. Yes. Nabonye hari umusore wigereye ikampara rero. Sha. Inyego yese bana yago pondati bana much respect cyo koza ukimara kuvuga iryo jambo bana salute yago kabisa uri umuntu w'umugabo kabisa much respect bisobanuye iki se kuri ikunyogoye? Icyo bisobanuye ni ukugaragariza abanyarwanda yuko twabuze umuntu ukomeye ari we Yago Pondati. Buriya kuko Yago Pondati umutima we nta nundi muntu tuzabona ufite umutima muzima nka Yago Pondati ukwiyeho abagiye bamuharabika bamusebya bamuvuga uko ari nuko atari. Ariko nshuti yanjye mu bantu babaho bazamuye umuziki nyarwanda ukagera ugomba kugera Yago Pondati ari ku mwanya wa mbere. Ushingira kuki? Icyo nshingiraho ntago ushobora kubona umuntu watoraguye umuntu hirya mu mwanda inyogoye akamufata akaba mugize uwo ari we n'isana n'aka kanya buri munyarwanda wese akabaza inyogoye kandi nta nyungu n'imwe Yago Pondati yarakurikiye kuri wa mwana w'umuhungu. Niyo mpamvu jewe nkanjye Snow Lion kabisa yago nimba unanyumva cyangwa se nubona n'iki kiganiro kabisa Snow Lion much respect. Nabonye yarabanjana musura inyabihu. Oya yamusuye Nyabihu. Ibyo va kumusura ntago ari ibyo byonyine yamukoreye. Uriya mutipe yamusuye Nyabihu, yamukoreshereje ubukwe, yamuguriye inka, yamushingiye akabari. Urumva? Ubu nta nubwo ari n'ubwa mbere inyogoye agiye muri Uganda rega. Utaza kuza kumva ko ari ubwa mbere. Buriya bubaye ubwa kabiri, bwa mbere agiye kumusura nk'umuntu wari wagiye wavuye mu gihugu, aragenda barabana bamarana igihe kingana n'ibyumweru 2 cyangwa 3 nimba ntibeshye, arongera aragaruka. Ubu noneho yamugare biri official. Yamugure mu buryo buri official. Ushoboye agiye kumuhindurira ubuzima. Agiye kumuhindurira ubuzima. Ni ukuvuga ngo we agiye kumuhindurira ubuzima byanyabyo kuko buri inyogoye mu minsi mikeya muraza kuza kubona undi wundi utaruriye. Ariko Yago ni umwe mu banyamakuru hano mu Rwanda bakoze ibikorwa byinshi cyane by'urukundo. Aha hari akantu k'aka video nabonye ka Yago yasuye umuhanzi Fireman. Aba diaspora nyarwanda baba hanze bari batumye Fireman, bari batumye kuri Fireman Yago Pondati. Bro ninde munyarwanda bacisha amafaranga kuri account ingana na 1.5 million.
akayibikuza akaza akayikuzanira we mu rugo kandi abayamuhaye mutari kumwe udafite n'amakuru y'uko ayo mafaranga bayakoherereje. Yani twabuze impano bro. Uretse abasebya, reba hari nk'umunyamakuru umwe runaka ntari buze kuza kuvuga ariko ufunze wifashe avuga uburyo ki Yago Pondate barumuna be bacuruza ibiyobyabwenge na kanyanga bambutsa kanyanga kuva Uganda kugera mu Rwanda yuko ndetse banafunze. Kandi bro waruzi ko Yago Pondate ari we bucuri wabo? Ahubwo hari n'ibyigeze kuvugwa bijyanye n'urupfu. Umva uriya mutipe man, uriya mutipe cyo koza reka nkubwire. Uriya hari abantu ku isi babera urubwa. Hari abantu ku isi babera urubwa ariko nzi neza yuko igiti cy'amapera buri udashaka kugitera ku ishuri rya primaire. Igiti cy'amapera iyo ugiteye ku ishuri rya primaire bro batangira kugisarura kikiri ndabyo. Ntago bashobora kwemera ko cyazamuka ngo kizakure kigire ku rwego rw'umusaruro. Ubwo nawe urumva igiti cy'amapera giteye kuri primaire ukuntu bimeze. Igiti cy'amapera rero ndimo kuvuga na kigereranya na Yago Pondate. Buriya hari ukuntu abantu bifata bo ku giti cyabo bakiyambura impano runaka kandi ejo mu gitondo bazakenera. Buriya Yago Pondate mu Rwanda nzi neza ko harimo n'abahanzi nyarwanda benshi bamukeneye kandi bamukumbuye badafite uburyo kibazanamubona. Ona ariyo mpamvu tutakibona impano nshyashya. Urazirava heze. Ninde nizirava heye zirava hariya kwa Emirene. Niho ziri buvese urimo wumva Vestina nabandi ubuse Vestina ari hehe na mugenzi we bakoranaga. Ese kuriya niko kuntu ushobora kumbwira yuko ushobora kurera umwana ukazamuruka mugeza ku rwego rushimishije? Ubuse urashaka kumbwira ko Emirene ngende buze kuvuga ngo ngiye Sinorayo ni mpagarere hari amuvuge neza? Yakoze iki none se abo bana aho bari naho bari n'urwego twababonagamo nk'abanyarwanda ubu isana akakanya turimo turababona Vestina na Dorcas izo mpano zagiye heze ubuse urimo urabona yuko ninde muntu ushobora kuzakora ibintu Yago Pondate hano mu Rwanda yakoze? Ntawe je mbona ntawe. Hari n'abamwise umuhanuzi ariko nibyo. Ubu noneho numvishije arimo avuga ati umuntu wese wagize uruhare mu kugambanira ya mpano abyitege kandi yitege ibihano ko bigomba kumugeraho. Erega Imana ikorera muri benshi. Imana narakubwiye ngo Imana n'urukundo bro. Imana n'urukundo, Imana ni wowe, Imana ni ngewe. Nukuvuga ngo ubaha mugenzi wawe kuko nubundi ari bwo uzaba wubashye. Imana yakuremye kagushyira hano muri isi. Yago rero ashaka no kuvamo intumwa y'Imana ikomeye cyane ariko mukamumubona muri mwishusho itariwe. Eka tuvuge kuri bano ba promoter. Hari wo nabonye ari kuvuga ati ubu ngubu aba promoter dufite ni Dumba wenyine. Bakuramo Kasuku, bakuramo uyu ni Godfather n'abandi. Wowe ubona Dumba ari we mu promoter uri kubikora neza? None se Gasuku se uwo Gasuku mbajije akora ibigendanye n'iki? Apromoting ibigendanye n'iki? Sigasuku uriya mupapa munini cyane, uriya mupapa nimba ari umugabo ntago mbizi. Jeskizo ampangu njya mubona ariko cyane njya mubona ku bintu bigendanye n'inyangarwanda uburyo aba yazihabije. Ubwo rero ntago uri ndibuze kuza kumubarira mu bagendanye na showbiz nyarwanda, ahubwo wenda namubarira mu bahabye bigarasha. Aho ngaho ko kazara gashoboye pe kuko arabahabya nanjye akabageza ku rwego rushimishije nanjye ngavuga ini aho ngaho rwose ni okay. Ariko ku bigendanye na entertainment nyarwanda cya showbiz nyarwanda ntago ngiye Gasuku nzi ko ayibamo. Harya warumbaje na Dumba nibura wenda nawe ko biri njya numva hari ukuntu avugaho ariko nawe ntago ari muri showbiz nyarwanda nkuko bikwiye. Erega showbiz nyarwanda iyo tuvuga showbiz nyarwanda ntago uri bunzanire Dumba ari muri Amerika. Nose uzaba muri Amerika ujya kuba social media mu Rwanda uko kubyumva ibyo bintu byakunda se? Ntago ibyo bintu byashoboka. Akora aba promoting okay. Arabikora ariko ntago biri ku rwego rushimishije nkuko ngewe nakabaye kuba ndimo mbikeneye cyangwa se mbitekereza. Wowe urumva ko yakabaye kuba ari mu gihugu? Yakabaye kuba ari mu gihugu kuko buriya Yago ahana atandukanira nabo
Jaguar Pondati yagiye akora ibintu byinshi rega giye rwose mu bawere ndamugarukaho cyane yagiye azamura abahanzi nyarwanda yagiye asura abahanzi nyarwanda yagiye areba impano zazimye yagiye azamura impano zazimye yagiye azamura impano nshyashya tutazi ni ukuvuga ngo rero uwo niwe munyamakuru cyangwa se wenda niwe muhanzi kuko kuba nyamwigendaho uri muri showbiz ubwo byaba ari bya bindi nanjye nshobora kuvuga ngo uwitwa twigeze kugira umuntu w'umuhanga cyane bitaga Rukara ni Ruganzu bitaga Ruganzu akaba ari umuntu w'umumenyi ikiganza cye cyaho yakoraga hasigaraga hishushanyije ikirenge aho cyabaga gikandagiye hagasigara hishushanyije ariko mu by'ukuri yaje kutubera ikigwari apfata avuze aho ubwenge bwe yabukuraga ariyo mpamvu wumva bamwise igicucu Ruganzu igicucu Ruganzu kuko nugira ubumenyi uziwe ku giti cyawe ukabasha gukenera yuko ubwo bumenyi uzabana nabwo ku giti cyawe utabashe kubusangiza abandi ibyo ngibyo zero wakishe uko niko ngiye mbyumva abanyeko Sky tubamurekuye Sky tubamurekuye ubwo tu bonne chance agaruke muri diroze agaruke mu muryango nyarwanda agarukiwe ariko nk'umupapa mugenzi we Sino Lion acire birora rwose yo kabyara ibintu by'abagore gukubita umugore ntago ariyo solution y'ibintu byanze uyambaza inzego zibishinzwe ariko ibintu byo kuzamura akaboko gukubita umugore nimba Uwiteka amufashije namwifuriza ko adashobora kuzongera gusubira muri iryo kosa. Nyuma yari amakimbirane yagiranye n'umugore we yagarutse barongera barabana urabona bidateje impungenge z'uko bashobora kongera gushwana cyane ko ubwe yivugiye ati ngende umusinzi n'umugore wanjye n'umusinzi ntidushobora anytime kubona ikindi kintu kidasanzwe kubera ko basubiranye. Okay, sasa kuri icyo kintu urimo kumbaza cy'abashakanye mpamya neza yuko hagati y'umugore n'umugabo haba hagomba kuba uwuca bugufi uwucira bugufi mugenzi we hakaba hari umugabo akabaca bugufi cyangwa se umugore akabaca bugufi kuko bro nta masake abiri atekwa mu nkono ntago bibaho. Sky niba bamurekuye akaba bamurekuye nagiye kumva numva yuko baciye hirya no hino inzego z'ubuyobozi zibizi nta hantu namwe batanyuze nimba bamurekuye akabazi ko umugore ari umusinzi ari umunywanzoga kandi nawe akabazi ko ari umunywanzoga ubwo araza gukora icyo bita plan B sibyo se arakora plan B inzoga arazirikazirikira umugore noneho nahura n'umugore yasinze watasinze azamenya buryo cyari bukontorere wa mudamu ariko nabasha kudakora plan B ahavuye arahasubira vuba bitanarenze n'iminsi rwose turaza kumva yasubiyeyo kandi ntago ari byo mwifuriza nimba batangiye gucana amatwi gukuranaho amatwi ejo mu gitondo bazakuranaho amajosi so nagerageze akore plan B nimba ari amayoga yanywaga Sky yihorere uyareke uyapowe ukore gahunda zawe mami wawe cyangwa se mama doboyi nibwo uzabona uburyo cyo kumukontorora naho bitari ibyo ngibyo nge ndumva ntahavuye nta nahagiye niko ngiye mbyumva ibitangazamakuru cyangwa se kuri social media naho naje kubona uwitwe Minyawe nawe ngo ikirego cye cyageze muri ribu bamukanyaze nawe se ngo arashinjwa rwose ngo kwambura abagore babiri ababeshya yuko ngo bafatanyije harya buriya Emi urimo kumbwira n'uwe uriya werekanye umufiance we ejo bundi yanakoze umurenge okay ni ukuvuga ngo uriya mutipe nawe uko byagenda uko ariko kose gahongo kashe urumva uko byagenda uko ariko kose Lion bimeze bitese wazereye ariko byahatari nawe uko byagenda uko ariko kose buriya nawe araza kubiryozwa kuko biri mu bigaragara yuko nawe arimo kwitwara mu buryo butagakwiriye irifungishanya riri muri showbiz byabaye mfunga nkufungishe kimwe ku kindi mfunga ngufungishe uyu yafunzwe yafunguwe uriya yakatiwe uriya yafunguwe anyway nanjye ntago ndimo kumva ikibitera ndani genda muzigende mu rugo fungura hariya gate reka tusoreze naha sibyo ngakonga ko gakara
abantu bose se ko basa n'abiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga ahandi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalisme. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0788515785. Twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. K40 Sim